iragwa koko imivu iratemba, nubuye amaso mbona mu kirahure cy'inzu kwa wa mugabo, mbona hariyo abantu bameze nk'abari kurwana, byanyanze mu nda ndakingura mfata icyo nitwikira, kwari ukwambuka umuhanda gusa, ndambuka ndagenda, nkigera ku rugi neza numva barimo baravuza induru ziravuga cyane, mu by'ukuri nakoze ku rugi rurakinguka ndinjira, nsanga umugore n'umugabo bari kurwana neza nka ya mirwano nigeze kubona mu rugo iwacu. Bararwanaga hasi hejuru, kwihangana birananira, nibuka ko ntigeze ngerageza gukiza mama na papa, biza kurangira umwe muri bapfuye. Nkitekereza ibyo ngibyo nibwo nahise njya hagati yabo, ndi kubakiza, bararwana cyane, umugore afata njyewe dutangira kurwana, umugabo ajya ku ruhande. Kubasuhuza inshuti zagira icyizere TV, ese muraho mumeze mute? Reka nizere ko rero aho muherereye hose, haba hanze y'u Rwanda ndetse no mu Rwanda, nizere ko mumeze neza. Naho utameze neza ihangane, nk'uko tubizi nyine mu buzima bibaho, baravuga ngo iby'isi ni gatebe gatoki, uyu munsi ushobora kuba wishimye ariko ejo ukababara, ejo ukaba ubabaye uyu munsi ukishima, byose biterwa n'uko wizeye kandi n'uburyo wiringiyemo ubufasha. Niwiringira ko Imana izaguha ubufasha, byanga bikunda mu buryo bumwe cyangwa ubundi izagufasha ugere ku ntsinzi, kandi gushaka ni ugushobora. So rero ntatinze, nk'uko mubizi nigira icyizere TV, njyewe ndi Claire, tukaba tugiye gukomeza n'inkuru yacu, igice cyayo cya kabiri, ariyo nkuru ya Sara, cyangwa se ibyo yaciyemo, amateka yaranze ubuzima bwe. Reka dutangire. Nkimara kugera muri supermarket, nkasanga Kalisa ari kumwe na famiye ye, ariyo abakobwa be babiri n'umudamu we, bari bishimye cyane banezerewe, barimo guhaha ibyo kurya byo mu rugo, harimo n'ibikinisho by'abana. Narabyitegereje cyane mbanza kugira ngo ndarota, ariko nyuma y'igihe gitoya nza gusanga ntago ndimo kurota, cyane ko atari ubwa mbere nari numvishe iyo nkuru, mbibutsa ko ex wanjye yari yarabimbwiye akanyereka n'amafoto, ariko sinabiha agaciro. Uwo munsi rero nibwo nabihaye agaciro, mbona ko ahubwo ibyo nahozemo mbere, ibyo nitaga urukundo rw'ubuzima bwanjye, ari byo byari inzozi. Narihanganye ndikomeza, mfata umugati na shokora, ndasohoka, ndishyura ndasohoka, nsanga shoferi ku modoka, ariko mfite amarira menshi cyane, kwihangana byananiye, nkinjira mu modoka, amarira ndaturika ndarira cyane, ari nako nsakuza. Shoferi aranyegera arambwira ati ihangane, komera, rwose uzabicamo, uri umukobwa ukomeye, ufite umutima ukomeye, ihangane uzabicamo, kandi ibi bibaho kugira ngo wige. Rero ndakeka ibyo wahuye nabyo kuva mu bwana bwawe, nubwo ntacyo wigeze umbwira, ariko ndakeka ibyo wahuye nabyo birenze ibi ngibi uri gucamo uno munsi. Shima Imana ko umenya ukuri hakiri kare, shima Imana ko amazi atararenga inkombe. Arambwira ati kandi hano hanze huzuye abantu benshi cyane, mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, harimo umwe Imana yaguteguriye uzakwitaho kandi uzaguha urukundo ukeneye mu by'ukuri. Mu by'ukuri shoferi ari kumbwira iyo nkuru, numvaga iri kugenda inyinjira mu mutima, byaje kurangira ndetse kurira, ahubwo nubura amaso
mpanga amaso ku muntu uko yavugaga, kandi nawe yabivugaga mu maso he harimo kujenga amarira. Mu by'ukuri yabivuganaga impuhwe, yabivuganaga amarangamutima atangaje. Isura nabonye uwo munsi mu maso ya shoferi yanjye na n'isaha ntiramva mu mutwe. Twaragiye dusubira kuri hoteli, tugeze kuri hoteli mu by'ukuri iryo joro sinigeze nsinzira, ryarinze ritandukana ntasinziriye. Umutima umwe ukambwira ngo ninihorere, undi mutima ukambwira ngo ya bireke wigendere, ariko birangira nk'uko mubizi hari igihe ikibi kiganza icyiza. Byarangiye umutima wo kwihorera ari wo uje imbere, ariko mu by'ukuri nubwo njye numvaga ntekereza kwihorera, ariko byari bitandukanye n'ibyo nashakaga. Ibyo natekerezaga byari bitandukanye n'ibyo nashakaga ndetse n'ibyo navugaga. Mu by'ukuri icyo nashakaga ni uko nashakaga ko umugabo angarukira nkamwambura umuryango we, kandi icyo nicyo nakoze, ni nacyo ngira ngo mbabwire kano kanya. Nyuma y'iminsi mike ndi kuri hoteli, nigiriye inama yo kujya gukodesha aparitoma hafi y'aho bari batuye. Byarabaye, inzu narayishatse, hashize iminsi mike y'inzu ndayibona. Maze kubona inzu ndagenda nyibamo nshaka ibikoresho, neza nashatse inzu iri hafi y'aho uwo mugabo yari atuye. Buri uko yasohokaga agiye mu kazi cyangwa buri uko yinjiraga avuye mu kazi nabaga mureba, kuko ikirahure cy'idirishya ryanjye cyabaga kireba mu marembo ye. Umunsi umwe ari mu gitondo, umunsi ntazibagirwa, imvura yari yazindutse igwa, nanjye nzindukira mu kirahure cy'idirishya. Imvura iragwa koko, imivu iratemba. Nubuye amaso mbona mu kirahure cy'inzu kwa wa mugabo, mbona hariyo abantu bameze nk'abari kurwana. Byanyanze mu nda, ndakingura mfata icyo nitwikira, kwari ukwambuka umuhanda gusa. Ndambuka ndagenda, nkigera ku rugi neza numva barimo baravuza induru ziravuga cyane. Mu by'ukuri nakoze ku rugi rurakinguka, ndinjira nsanga umugore n'umugabo bari kurwana neza nka ya mirwano nigeze kubona mu rugo iwacu. Bararwanaga hasi hejuru, kwihangana birananira. Nibuka ko ntigeze ngerageza gukiza mama na papa, biza kurangira umwe muri bapfuye. Nkitekereza ibyo ngibyo nibwo nahise njya hagati yabo, ndi kubakiza. Bararwana cyane, umugore afata njyewe dutangira kurwana, umugabo ajya ku ruhande. Ariko umugore ntago nari nzi ko yaranzi mu by'ukuri, ariko yari yarakoreze iperereza rye mu ibanga, yari yaramaze kumenya uwo ndi we, yari afite n'amafoto menshi ndyamanye n'umugabo we. Kubw'ibyo rero ni nacyo cyarimo gituma barwanaga bapfa njyewe, ariko ntago nari mbizi. Ubwo nabaye nkihagera, umugore arushaho kugira uburakari, yadukira njyewe arankubitagura, nkamubwira stop ntabyumve. Turakomeza turarwana, ariko mu mugore yandushaga imbaraga, arankubita koko. Umugabo ajya hariya aregama, noneho sinzi ukuntu namusunitse gatoya, yikubita ku ntebe. Amaze kwikubita ku ntebe asa nk'uhera. Muri uko guhera, umugabo yaramwegereye asanga yahwereye. Amaze gusanga yahwereye, arambwira ati yapfuye ntago akiri muzima, reba ibyo ukoze. Ahita ahamagara se w'umukobwa, ahamagara na polisi, ariko bahamagara ndamugana
please ndakwinginze wibahamagara, ndakwinginze naje hano mu by'ukuri sinzi icyanzanye, nabonaga murwana, nabonaga mushyamiranye, narinje kubakiza, ntabwo narinje kugira ngo ibi bibe, please ndakwinginze reka tumujyane kwa muganga, ndakwinginze. Umugabo arambwira ati oya byarangiye, urupfu rw'umugore wanjye niwe uruteye, kuko iyo utaza kunkurikirana hano ntago biba bibaye, twarwanye kubera wowe ni wowe unyangirije umuryango, wowe wagambiriye ko nyangiriza ubuzima. Ndamubwira nti no Kalisa, ibuka ntabwo ari njye wabitangiye, ni wowe wabitangiye, ni wowe wambwiye ko unkunda, ni wowe wambwiye ko utagira famiye, please ngirira imbabazi. Arambwira ati rero no kubw'ibyo nta mbabazi naguha Sara, nta mbabazi naguha, ntago nigeze nkukunda, umukobwa nkawe uciriritse, umubyinnyi wo mu kabari, urumva ari nde wagukunda kweri? wowe nta wagukunda, wowe uraciriritse, uri indaya yo mu kabari, nta kintu uri cyo usibye nyine kuba uri umubyinnyi wo mu kabari, buri mukiriya wese aza ngo umushimishe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So rero nanjye ni muri urwo rwego naje ngo unshimishe, kuko nizo nshingano zawe, siko kazi ukora, si wo mwuga wawe, si cyo ushinzwe kudushimisha se? Rero ni urwo rwego najemo. Naramwitegereje ndavuga Kalisa, ni wowe umbwira gutyo? Arambwira ati yes. Si ibyo se? ahita ambwira ati anyway nanagushimira kuko urakoze, n'ubundi uyu mugore wanjye nawe ntabwo twari tubanye neza, twari turi muri process za divorce, none sinzi icyo nagushimira, ariko genda ujye muri gereza, nyuma y'igihe runaka nzagusura, nibiba na ngombwa nzagushakira umwavoka ndagufungure. Kurira byaranze, mbura icyo nkora, ariko gusa ubwoba burandenga, mba nk'igiti, ntangira kwibaza niba koko Imana inzi, cyangwa se niba birancanga, nibaza byinshi, ndeba ibintu byari impande zose ngo ndebe ko nabonamo icyo mukubita, ndakibura, birancanga, amarira yo sinari nkiyabona, yari yakamye, ubwo kandi buduha bwa polisi nabwo buri hanze, sebukwe nawe papa w'umukobwa ari ku rugi ari gukomanga, mbura aho nkwirwa, umugabo nawe ari kurira, yumvishe baje ahita arira ngo mwiciye umugore. Ako kanya polisi birinjiye, ihita inyambika amapingu irantwara. Imaze kuntwara ndagenda njya muri gereza, nsangamo mama wanjye nari narasezeranyije ko nzamukura muri gereza. namusanzemo nanjye nshinjwa kwica umuntu kubera umugabo gusa ntazi, umugabo gusa ntanazi, umugabo gusa twahuriye kuri social media, umugabo gusa udafite icyo asobanuye ku buzima bwanjye. Nisanze muri gereza, nayo imazemo iminsi 3 ntabasha gutekereza, ntarakira ibyambayeho, naraguye muri koma. Mu by'ukuri byari byarandenze, ariko nyuma navuga ko naje kwakira marayika yarambonekeye, ansanga muri gereza. Muribuka wa mushoferi nababwiye wankuye kuri airport akanjyana kuri hoteli, wa wundi twabanye mu minsi mikeya, wantembereje, wamfashije gushaka inzu, nta birenze ibyo nari muziho.
ariko nyuma y'amezi 3 ndi muri prison nagiye kubona mbona araje. Barambwiye ngo mfite umushyitsi, ariko kubera ko nari nzi ko ndi nyakamwe mu by'ukuri, nari mbizi ko nta muntu uzansura, naramaze kwiyakira, ahubwo natangiye kwibaza nti ese yaba ari nde? Yaba ari nde uje kunkura hano muri gereza? Yaba ari nde uje kuhandeba? Yaba ari nde? Sinabashaga kwibaza uwo yaba ari we. Narasohotse nsanga ni wa mushoferi. Mu by'ukuri numvishe ku mutima wanjye hakeye, naragiye ndamuyambira, aranyambira, arambwira ati Sara, pole sha, ihangane, amakuru se, umeze neza? Ndabona warananutse ariko si cyane, ariko nanone warakushutse mu maso sha, wabaye nk'umukecuru. Mpita ni genda sha, ntago nabaye umukecuru, urambeshya, uzi ko ibyo bintu mbyanga, ntago nkunda umuntu umbwira ko ndi umukecuru, nawe urakabije. Arambwira ati oya nakinaga, ndabizi ko utabikunda, wigeze kubimbwira igihe twari kumwe, ndabizi rero ko utabikunda, humura nakubeshyaga, ntago uri umukecuru, ahubwo wabaye keza cyane, wagiye kuri taye neza. Nuko turaganira, ampa ibyo yaranzaniye, anzanira pizza, mu by'ukuri nakundaga pizza, ampa pizza ndayirya, maze kuyirya ambwira ko yaperereje ibyanjye byose kandi arimo kumfasha, yashakiye n'umwavoka, kandi ko ari gufatanya na sebukwe wa mugabo wambeshye akampemukira agashyirwa ari uko ankize muri gereza. Ambwira ko bari kumfasha vuba bidatinze, ko bazamenyesha aho bigeze nuko bimeze, hanyuma nimba ndufungurwa nkafungurwa. Naramubwiye nti wow, okay, ndabitegereje. Gusa ariko ntago nari nzi ko hari umuntu wafasha undi, cyane ko abagabo nari maze kubona ko atari beza mu by'ukuri. Numvaga ko ari kunkinisha, wenda sinzi icyo agamije. Nabifashe nk'ibintu ntigeze numva, nabifashe nk'ibintu biri aho. Arataha, nanjye nisubirira muri gereza yanjye, mu gakeji kanjye ndiryamira, ariko umunsi ku munsi nkasenga Imana, nyisaba kumbabarira kandi nyisaba kumpa ubwenge, kuko nishinzaga ko ndi ikigoryi byanga bikunda, kandi n'abandi bamwe mu nshuti zanjye twabyinanaga mu kabari bari barigeze kunsura, bambwira ko ndi ikigoryi, cyane ko uwo mugabo yafashe amashusho yanjye turyamye akayashyira ku mbuga nkoranyambaga. Ayo mashusho yanjye rero yakomeje gusakara azenguruka isi yose, buri wese abasha kumenya. Yayasakaje ku mbuga nkoranyambaga avuga ko ndi umubyinnyi wo mu kabari, kandi ko nshimisha abagabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ko n'abakeneye sexe niteguye kuyibaha. Kandi mu by'ukuri yarambeshyeraga, nubwo nabyinaga mu kabari ariko ntago nari indaya, ntago nicuruzaga. Mu by'ukuri nabyinaga nk'umwuga wanjye, niwo wari unantunze, ntago nigeze ntungwa n'abagabo kubera ko nabigurishijeho. Rero bamwe mu nshuti zanjye baransuye, bazana ayo mashusho baje kuyanyereka, bambwira ko ndi ikigoryi, ko ntateze kuzongera kuba inshuti yabo, kabone nubwo nava muri gereza, nubwo ntateze kuyivamo bwose. Icyo rero nicyo cyanteye umurava wo gusenga. Ndasenga, narasenze amanywa nijoro, umunsi ku wundi, nkabwira Imana nti Mana, ndabizi ko ibi wenda ari igeno ryanjye, ndabizi ko byagombaga kumbaho, ariko wahindura, hari ibyo wahindura Mana. Nkabwira Imana, nkayibwira ko umutwaro nikoreye undemereye, nshaka gusohoka muri gereza, kandi ninyisohokamo nzakosora amakosa yose nakoze. Nabayemo hashize andi mezi 3, ubwo yari amezi 6, mbona wa mushoferi araje, nanone bambwira ko mfite umushyitsi. Narasohotse, ngeze hanze nsanga ni umushoferi n'umugabo
w'umukire cyane ari we sebukwe wa mugabo wanjye twakundanaga, ariko nari narigeze kumubonaho uwo munsi ndwana n'umukobwa we, ariko ntago nari narigeze isura ye nyizirika mu mutwe wanjye. Mu by'ukuri naramurebye mbona ni ubwa mbere mubonye, ndamubaza nti sa uraho, ese urinde ko ntakumenye? Aranyibwira, amaze kunyibwira ndamubwira none se waje hano gukora iki? Waje kubabwira ngo bankatire burundu? Ndakwinginze ntago barankatira, ndakwinginze nsabira imbabazi, reka nkusobanurire uko byagenze. Ntangira gusobanura vuba vuba nihuse, mubwira ko nahuriye n'umukwe we ku mbuga nkoranyambaga, ambwira ko ari umusore kandi yiyitiriye undi mudogiteri. Ndabimusobanura byose, arambwira, ngezemo hagati arambwira ati stop mukobwa wanjye, byose ndabizi, uko byatangiye nuko byagenze ndabizi ko ari umutego yaguteze, ndabizi ko yari yarabuze uko yica Daniela yari wa mugore we, yarangiza rero akabitega wowe, byose ndabizi, dore n'amashusho ya kamera yuko byagenze biragaragara ko mu by'ukuri cyagiye uhirika Daniela ku ntebe ntago yigeze apfa, ahubwo yari yahwereye gusa. We igihe yamwegeraga ngo ari kumva ko yahwereye yaramunize, niwe wamunize rero, niwe wamwishe, ntago ari wowe. Ahubwo ubu nkuzaniye amakuru meza ko uhereye uno munsi ugiye gusohoka muri gereza. Nagize ngo ndi kurota, mu by'ukuri ako kanya kibimbwira hahita haza abarinzi ba gereza barambwira ngo nigende nzinga ibintu byanjye byose ngo nze mbakurikire. Naragenda bizinga byose ndabakurikira, baransohora bangeza hanze ya gereza, nakirwa na wa mushoferi ndetse na papa wa Daniela, banshyira mu modoka barantwara. Noneho ndababwira nti murakoze cyane kuba mwongeye mukanyereka isi yo hanze, nari nkumbuye umuyaga, nari nkumbuye kureba ikirere cyo hanze, murakoze cyane, ese mwansiga hano mukigendera? Barambwira bati ubaye ubishaka wahitamo umwe muri twebwe uwo mwajyana, wahitamo uwo wakwishingikirizaho kano kanya. Narababwiye nti ese ubu ngiye koko nkwiye kugira uwo nishingikirizaho? Barambwira bati yes, hitamo rwose. Narabitegereje, nitegereza papa wa Daniela, nibyo nakoreye famiye ye, natumye famiye ye itatana, natumye n'umukobwa wapfa. Mu by'ukuri numva sinamuhitamo, mbura imbaraga, ahubwo ntangira kurira. Ndongera nitegereza wa mushoferi, ndavuga se umuntu twahuye tugahura rimwe gusa, ntago tuziranye, ntago anzi, ntago muzi, kuki namukurikira? Ariko kuko ntaho nari mfite ho kujya, ntaho nari mfite ho kwerekera, nta mafaranga nari mfite ngo ndajya kuri hoteli, nta kintu na kimwe nari mfite. Naravuze nti okay, reka njyane na shoferi yaramfashe anjyana mu rugo iwabo, yabanaga na mama we, nawe ari umukecuru ushaje. Ngeze mu rugo, mama we yantekeye agasosi arampa ndarya, njya muri dushe bampa naho kuruhukira, ndaruhuka. Maze kuruhuka bukeye mu gitondo ndabyuka nkora amasuku nk'uko bisanzwe, ncanye televiziyo mbona Kalisa bamwambitse amapingu, bamujyanye muri gereza ashinjwa kwica umugore we ndetse no kunyereza imitungo ya kampani ya sebukwe. Baramufunga, bamwambika amapingu. Nkibibona numvishe nduhutse, numvishe umutwaro utoroshye nari nikoreye. Ndavuga nti Mana,
nubwo atari byiza kwishimira ibibi biba ku bandi, ariko uyu we yari abikwiriye rwose. Nabaye muri urwo rugo rw'umushoferi na mama we ndubamo, ubundi ubusanzwe usibye gusa ko abantu bashaka gufata umuntu ukundi bakumva ko niba nk'uko nibyiniraga mu kabari bakamfata ukundi kuntu ko ndi ikirara, ariko ntago nari ikirara mu by'ukuri. Nabaye muri urwo rugo, umukecuru arankunda cyane rwose, ansaba kuhaguma ngo nkomeze mwiteho mufashe n'imirimo. Narahagumye cyane ko ntari mfite aho kujya, kandi nta n'icyo nari mfite cyo kwishyura shoferi ku byo yankoreye, kunkura muri gereza no kunshakira umwavoka. Numvishe byibuze icyo ari cyo kintu nakora kugira ngo mbashe kwitura ibyo yankoreye. Narahagumye nkomeza gufasha mama we, nkamuha imiti ku gihe, nkamuha ibyo kurya ku gihe. Hashize iminsi mikeya, papa wa Daniela yari afite kampani ikomeye, ariko Kalisa yari yaragerageje kunyereza imitungo y'iyo kampani, ariko bamaze kumufunga byose byaragaragaye. Rero kuri iyo kampani bashatse kwangaja abakozi, kuko basaga nkaho bari kuvugurura. Muri uko kwangaja abakozi naravuze isi kuki ntajyayo ngo mbasaba akazi, niyo kaba ari ako gukora amasuku. Naragiye, papa wa Daniela anyakira neza cyane, iretire yanjye isaba akazi arayakira ayishyira mu zindi. Nyuma y'igihe gito bampamagara bambwira ko nemerewe akazi, nsanga ndi sekreteri. Turakorana, nahakoze igihe kinini nk'amezi 6. Nyuma y'ayo mezi 6 nibwo natangiye gukundana na shoferi, ariko ntago nari mbirimo neza kuko nta kwizera nari nkifite. Gusa umunsi ku munsi yambwiraga ko ngomba kumwizera, ngomba kureka akagerageza, akambwira ati nyemerera basi ngerageze, ndakwinginze ngerageza, mpa amahirwe ya nyuma. Narabyemeye, turakundana, ndamukunda, ariko muha kondisiyo ivuga ko kugira ngo nemere kumukunda ari uko abanza akamfasha nk'uko yamfashije akankura muri prison, amfasha tugakurana mama wanjye muri prison. Rero nyine nkazabona kumukunda. Naramunanizaga mu by'ukuri kuko ntago nari nkifite kwizera abantu, icyizere cyanjye cyari cyaratakaye, cyari cyaramaze kwangirika. Umushoferi yarankundaga cyane, yari yarankunze ntacyo agendeyeho. Yarabyemeye atazuyaje, atangira gushaka abavoka, agurisha. Mama we yari afite resitora mama we aremera arayigurisha, agura abavoka baburanira mama aza gufungurwa. Amaze gufungurwa, nk'uko nari narabimusezeranyije ko mama wanjye nafungurwa nzamukunda kandi cyane, narabikoze, nabyihasemo, ndamukunda, turakundana. Ariko mu by'ukuri ntago namukunze kuko nari umutima wanjye wabishakaga, no, ahubwo namukundaga kugira ngo mwitura ineza yangiriye, kuko yari amaze kungirira ineza nyinshi. Ndemera mbana nawe, dukora mariage, turakundana. Tumaze kubyara umwana wa mbere, umugabo yakomeje kwitanga cyane, agakora cyane bihambaye, ntacyo yanyimye, ntiyanyicishije inzara, yampaye umunezero udasanzwe muri iyi si. Rero niho natangiye kumukunda, ndamukunda cyane, turakundana koko. Ubu dufitanye abana 3, dufitanye abahungu 2 ndetse n'umukobwa, tumaranye imyaka 10, tubanye neza cyane. Niwe mugabo wa mbere ku isi mwiza, ufite umutima mwiza, kandi ninjye muntu wa mbere ku isi wishimye mbikesha uwo mugabo.
ngiyi inkuru yanjye rero, amazina yanjye nitwa Gasara, nagira ngo mbabwire ko igiti cy'umugisha cyera ku mbuto, imbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho. Ibyo uri gucamo byose rero nawe uno munsi bishobora kuba ariyo ntandaro izakugeza ku nzira y'umugisha, mu by'ukuri ku nzira y'umunezero, kandi umunezero udashira. Mbabwira akantu, buriya Imana rero iyo yaguhaye umunezero ituma wishima cyane, kabone nubwo uyu munsi ushobora gushaka umugabo bikanga, ushobora kuba ufite boyfriend bikanga, ugahura n'undi wa kabiri bikanga, ugahura n'uwa gatatu bikanga, ugahura n'uwa kane bikanga, ariko byanga bikunda hari inshuro ya nyuma Imana izaguhuza n'umuntu wawe. So rero ntucike intege ngo uyu munsi urashatse biranze, uyu munsi ugiye mu rukundo biranze, ngo wumve ko bituma utekereza ko utagenewe gukundana cyangwa gukundwa. No, ni igihe kitaragera, uwawe ntago araza, kandi byanga bikunda ashobora kuzira muri ya mibabaro urimo, cyangwa se akazira muri wa munezero urimo, ariko azaza, uwawe arahari. Hari uwo Imana yakugeneye nk'uko ubizi neza, nk'uko yaremye Adamu akaremana, yaremye Adamu irangije imuremera Eva, ni nako rero nawe yarakuremye, ariko hari undi yakuremeye ku ruhande rwawe uzagukunda bya nyabyo. Ushobora kuzatinda kumugeraho, mu by'ukuri ugatinda kumugeraho, ukabanza ukayoba, ukajya kwa runaka, ukajya kwa Jean Paul, ukajya kwa Jacques, ukajya hehe, ariko finally uzisanga wageze kuri wa muntu wawe, kandi numugeraho uzahita ubimenya, kuko numugeraho bizaba amahwi, numugeraho bizaba nka ya nkweto yabonye iyayo, cyangwa se cya kirenge cyabonye inkweto yacyo. Rero najya mbabwire ko ubundi umugore wishimye, yamarira yose, ya mateka yose yanjye nyine murumva ko nyabara nk'amateka nyine yabaye amateka. Ubundi umubyeyi wishimye, abana banjye ni bakuru, turishimye, turanezerewe, dufite famiye nziza, mama wanjye n'amabukwe babanye neza cyane, bose turabana, turi umuryango unezerewe. Namwe rero nicyo mbifuriza, wowe ubabaye kano kanya, izere ko byanga bikunda uwo mubabaro ari cya giti nakubwiye cy'umuruho kizeraho imbuto z'umugisha. Bye. Ya nshuti zagira Icyizere TV rero, murakoze gukurikirana iyi nkuru. Nari mbizi ko mwitegereje muri benshi, mwayinsabaga, ariko munyihanganire, mu by'ukuri nyibagejejeho nkerewe, ariko nanjye singewe, umuntu aba afite byinshi arimo, mujye munyihanganira. Kandi rero niba uri mushyashya ukaba atarakoze subscribe, yikore, unasharinge mu nshuti, kugira ngo tubashe kubaka umuryango mugari wa YouTube yacu. Gira Icyizere yacu itera imbere, yamamare, nayo yubaka izina. Murakoze cyane, ndabakunda. Bye, naho ubutaha.